ntibisanzwe. Uyu ni Kim Moon Young. Yavuze afite amezi 4. Yabonye PhD ku myaka 8. Gusa ntibyamworoheye kubona ibyishimo muri we kuko byamufashe imyaka igera kuri 50. Ibi wakwibaza niba bishoboka koko. Ibi nibyo tugiye kubereka uburyo bishoboka ndetse n'uburyo byagenze. Uyu mugabo ariho kandi ni professeur muri kaminuza muri uyu mwaka wa 2018. Akaba afite imyaka 55. Kim Moon Young yize amashuri akiri muto cyane kubera ubuhanga bukabije yari afite. Yahawe PhD afite imyaka 8 y'amavuko. Gusa kwiga amashuri menshi ntibidari bimuhagiye kugira ngo abone ibyishimo muri we, kuko byamufashe igihe kigera ku myaka 50 kugira ngo abone ibyishimo. Gusa ukibyumva biratangaje. Ibise niwe waba ari umuhanga wa mbere ku isi? Birashoboka ko waba umuhanga cyane ku isi ndetse ukaba n'umuntu ukomeye, ukaba wavumbura n'imiti ya sida, ukaba wavumbura imiti ya kanseri, ukaba wakora n'ibindi bikorwa byinshi cyane byafasha ikiremwa muntu aho kigeze kuri ubu ngubu no mu isi yacu. Ariko ikibazo ni kimwe: ese uzahabwa ubwo burenganzira bwo gukoresha ubuhanga bwawe uko ubishaka? Uzahabwa uburenganzira bwo gukoresha ubuhanga bwawe mu bintu bifitiye inyungu abaturage bose? Iki nicyo kibazo na Kim Moon Young yibaza. Kim Moon Young avuga ko ikibazo mu buzima ari uko umuntu adahabwa amahitamo yo gukora ibyo yifuza ndetse no gukoresha ubuhanga bwe. Kim yari umuhanga ku buryo bwihariye. Yatangiye kuvuga afite amezi 4. Ku myaka 3 gusa amaze kuvuka yashoboraga gusigura inganyagaciro, mathematical equations. Ku myaka 4 gusa yashoboraga kuvuga indimi nyinshi cyane. Yashoboraga kuvuga Ikiyapani, Ikinyakoreya ndetse n'Ikidage, ndetse yashoboraga no kuvuga Icyongereza. Aha yari ku myaka 4 gusa. Ibi nibyo byahise bituma uyu mwana w'icyamamare ku myaka 4 muri Koreya yose. Kubera ubwo buhanga yagaragaje cyane bukomeye, byatumye televiziyo imutumira mu myiyerekano, TV shows. Nuko bamuhata ibibazo bikomeye cyane byo mu mibare, complex equations. Uyu mwana yagerageje kubisigura kuri televiziyo, nuko kuva icyo gihe ahita icyamamare mu gihugu cyose. Aha yari ku myaka 4. Nibwo na Leta Zunze Ubumwe zahise zimenye neza yuko muri Koreya hari umwana w'umuhanga ukabije. NASA yahise imutumaho ku myaka 8, imwandikira imusaba ko yazajya kuyikorera. Uyu mwana yahise yambara vuba, arimuka ajya muri USA. Ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gukorera NASA afite imyaka 8. Muri icyo gihe yari afite imyaka 8 akorera NASA, nibwo bahise bamuhereza PhD ayihawe na University of Colorado State University. Ariko ubwo nyine birumvikana ko NASA niyo yamufashije kugira ngo abe yabona iyo PhD ye, kuko nta mashuri yari yigeze yiga ntaki, ahubwo baramufashije bahita bamuhereza degree ya PhD akiri muto cyane. Yakoreye NASA mu gihe cy'imyaka 10. Imyaka 10 irangiye nibwo yabonye nyine n'ubundi ari gukorera ku bintu by'agahato umwana ukiri muto. Birumvikana ko yaramaze kugira imyaka 18. Yahise ko afata ibintu bye arahambira yongera yisubira muri Koreya. Impamvu atangaza yatumye asubira muri Koreya nuko ibintu yakoraga ibintu bikomeye cyane, agasigura ama equation yananiranye, agakora ubushakashatsi bwananiye abandi, agasanga ibintu byose ari gukora birimo bikoreshwa mu kwangiza ikiremwa muntu. Nuvuga ngo ntago byakoreshwaga mu guteza ikiremwa muntu imbere. Ibi byatumye Kim Moon Young afata gahunda yo kwisubira muri Koreya, akareka gukorana na NASA. Amaze kugera muri Koreya
abantu benshi bafashe ko umwana yasaze, bamwandika mu binyamakuru, bamuvuga ahandi, ariko kuri we avuga ko ari byo byamuherezaga ibyishimo, kuko kuri we aho kubona ubuhanga bwe agaragaza burimo bukoreshwa mu kwangiza ikiremwamuntu no gukora ibikorwa bibi hirya no hino ku isi, byari bimuhagije kujya muri Koreya agatangira ubundi buzima busanzwe bimushimisha, aho ashobora gukoresha ubuhanga bwe mu guteza imbere abaturage n'igihugu cye. Ibi byari bimworoheye kuko ntabwo yashoboraga kujya muri kaminuza ngo bamwakire, yari akiri muto, byasabye ko asubira gutangira muri segonderi, ariga segonderi aratsinda ajya muri kaminuza. Muri kaminuza yizemo civil engineering, ararangiza, arangije civil engineering ubu akaba ari professor muri kaminuza yo muri Koreya. Ubu yigisha muri kaminuza yitwa Shinhan University muri Koreya. Kuri we abona ko guhereza ubuhanga ndetse n'ubumenyi bwe yari afite akabuhereza abaturage ba Koreya aricyo gifite agaciro kurusha uko yakitwa umuhanga wa mbere ku isi akoresha ubumenyi bwe muri NASA, aho bakomeza kwangiza ikiremwamuntu. Kim Moon-young avuga ko yageze ku nzozi ze kubera ko akazi akora gakunze kandi akaba yishimye kandi kakaba gateza igihugu ndetse n'abaturage akamaro. Kim Moon-young avuga ko yageze ku nzozi ze kubera ko ubumenyi ndetse n'ubuhanga bwe abufashisha mu guteza igihugu imbere ndetse akanabukwirakwiza mu baturage b'iki gihugu cya Koreya. Avuga ko kwigisha aba ari uguhereza ubumenyi abantu benshi, aho gufata ubumenyi ndetse n'ubuhanga ukajya kubikoresha muri NASA, aho uzakora ikintu cyose kikitirirwa abagukuriye, ntihagire n'umwe uzagushima aho uri hasi, ugasanga bagukubita ama equation ugakora ugasigura ukagira ute ukaruha cyane, ntihagire n'ikimwe kikwitirira. Kuri ubu Kim Moon-young afite imyaka 55, ni muzima, ariho. Ubajije kuri Google barakwereka n'ubuzima bwe ndetse n'ibyo akora kuri ubu ngubu, akaba afite n'urugo. Gusa benshi bavuga ko ari umuhanga wapfiriranye kubera ko nta kintu akora, ariko we avuga ko abantu benshi baba bita kuri IQ y'umuntu afite aho kwita ku mimerere ye ndetse n'ibimushimisha. Avuga ko abantu badakwiye gutandukanywa no kuba batemera ibintu bimwe, badakunze ibintu bimwe, batifuza no gukora ibintu bimwe, ko ahubwo baba bagomba kunga ubumwe muri ibyo bintu baba bakora. Ibi byose biba bigomba gukoreshwa, yaba ubuhanga, yaba ubumenyi, yaba ibindi byose umuntu aba afite, buri wese agakoresha impano ye mu kugira ngo ateze abandi imbere, ateze igihugu cy'imbere, ateze community arimo imbere. Kim Moon-young avuga ko IQ ari impano nk'izindi zose, nk'uko hari abakinnyi bakomeye cyane bakina umupira ku buryo bwose bushoboka, na IQ nayo ni impano nk'izindi, aba ari impano y'ubuhanga, ukiga ibintu ukabimenya cyangwa se utanabyize ugasanga urabizi, nk'uko n'umuntu w'umukinnyi w'umupira atarigeze abona baro, ahubwo ari impano ye yibereyemo. Sawa, murakoze, mwibuke gukora subscribe kuri Menya TV, mukadusura no ku rubuga rwacu rwa menyabyinshi.com. Kuri ubu Kim Moon-young afite imyaka 55, ni muzima, ariho. Ubajije kuri Google barakwereka n'ubuzima bwe ndetse n'ibyo akora kuri ubu ngubu, akaba afite n'urugo. Gusa benshi bavuga ko ari umuhanga wapfiriranye kubera ko nta kintu akora, ariko we avuga ko abantu benshi baba bita kuri IQ y'umuntu afite aho kwita ku mimerere ye ndetse n'ibimushimisha. Avuga ko abantu badakwiye gutandukanywa no kuba batemera ibintu bimwe, badakunze ibintu bimwe, batifuza no gukora ibintu bimwe, ko ahubwo baba bagomba kunga ubumwe muri ibyo bintu baba bakora. Ibi byose biba bigomba gukoreshwa, yaba ubuhanga, yaba ubumenyi, yaba ibindi byose umuntu aba afite,
buri wese agakoresha impano ye mu kugira ngo ateze abandi imbere, ateze igihugu cy'imbere, ateze community arimo imbere. Kim Moon-young avuga ko IQ ari impano nk'izindi zose, nk'uko hari abakinnyi bakomeye cyane bakina umupira ku buryo bwose bushoboka, na IQ nayo ni impano nk'izindi, aba ari impano y'ubuhanga, ukiga ibintu ukabimenya cyangwa se utanabyize ugasanga urabizi, nk'uko n'umuntu w'umukinnyi w'umupira atarigeze abona baro ahubwo ari impano ye yibereyemo. Sawa, murakoze, mwibuke gukora subscribe kuri Menya TV, mukadusura no ku rubuga rwacu rwa menyabyinshi.com.